n'udashaka ubuzima nawe bashobora kumufasha akagenda. Kwiyahura biramutse byemewe mu gihugu runaka urimo tureka kuvuga hano, biramutse byemewe ahantu waba uri wakwiyahura? Nanabitinyutse ni ibintu bibiri. Erega ibintu byose uko bikora se inzira ntibwira umugenzi, ikintu cyose uko gikora siko gitanga resulta. Uri na shuwa 100% nabikora. Wakwiyahura? Nakwiyahura. Ntacyo nizeye, mba nzi yuko igihe cyose abantu bishe data bakica mama n'abarumuna banjye, mba numva yuko nanjye bazanyica nuko bimeze. None se iyo waruhutse n'iki kintu ukunda gukora? Mba ndi kuri smartphone, mba ndi gucatinga, ndeba WhatsApp, ndeba ibiki. Ukuntu ikibazo giyewe impamvu naje hano kuko ndarwaye, kurwara nkuko babivuze namwe mwarabyumvise, ikibazo cya depression, diabete n'ibindi. Ubu hajemo n'umugongo kuko twirirwa dufugiranye amasaha 28 ahantu umuntu atabonana n'undi. Nuvuga ngo aho dufungira abantu 10,000 ariko twe n'umuvugizi wa gereza yarabivuze ejo bundi witwa Peri, yaravuze ngo kanaka karasira kayumba cyuma ntabwo muzi uko hanze mwitwaraga. Niyo mpamvu yabwiraga abanyamakuru mugomba kubaho muri ubwo buryo. Nge rero ndi mu gihano ntazi pe, nta cyaha nakoze kugeza ubu ndumwere, ariko mfunzwe mu buryo buteye agahinda, aho kurya ari ikibazo cyangwa ugahabwa ibyagazwe, gukubitwa mbega kuriya ukuntu wenda nko muri filime cyangwa berekanaga umuntu w'umwanzi w'igihugu. Uburyo gifunzwe ni nguko bano ba apartheid bicaga birabura, bano bagabo mubona bambaye iriya myenda bahabwa imisoro ya leta arabikwibwirira ngo perezida yaravuze nyakinama umwaka ushize wowe wigira umusazuro umuntu mubi mu nyungu zo kutwica. Sijye nyine dupfa turi benshi. Ngewe rero naje kugira ngo kwanza batankubita bakanturutira. Ikindi cya kabiri, hano wenda harimo abantu bagifite ubumuntu, ningira icyomba ni nko kuraga, ariko ntabwo niteguye kuburana. Ntabwo umuntu ufite diabete utabona imiti na rimwe koko. Igihe nsaba ni kimwe, ni ikintu bita akantu ka minimum k'uburyarya, bakabeshya bakubaha amategeko gato nkuko bayubahira abandi. Kuko deje nk'ubu n'ibintu byanjye iyo ngiye kubonana na metere barabifata bakabifotora bati ibi ngibi ntabwo bijyanye n'ibyo uburana. Nkibaza ukuntu umuntu wo muri RCS azi ikibazo cyanjye uko ngomba kuburana. N'abantu bakora ku buryo nk'iri joro akarara bavuza radiyo, bakora ibintu turi mu cyo bita experiment. Hari amabafure aba ari hejuru, amatara atazima, n'ibintu niba mwarabonye muri filime icyo bita iyicarubozo. Urumva hari nk'umugore w'umuganga ushinzwe ngo imiti niba yitwa Brigitte, yitwa Violet, uwo yaravuze ati iyo miti muyijyane igihe mufite mu maboko yanjye. Uyu n'ubundi n'umwanzi w'igihugu. Umuntu nabanye ndi umugore w'umujenerali ntabwo we wananira. Doko harimo amagambo bano bantu uko mubabona, niba uko mwumvise kwa Hitler bakoraga cyangwa uko Israel ikora abanyapalestina nibyo bari kudukorera. Nge rero ikintu usaba niki, nibagira uburyarya n'ubundi inzego inkiko zizakora uko zisanzwe zikora mu Rwanda turabizi, banyicurubuza ariko byo barabampaye umwanya tugira ibyo tubishya abantu. Ariko vrema mu Rwanda muri iki gihugu impamvu ngo batatwica baratubwira ngo nuko ari cogamo ngo nirangira bazatwica abangaba. Urumva bakorera ku bintu nk'ibyo, ngeze natinya kubisha. Abandi babishe bagiye mu nkiko babeshya n'ubundi birangira babonye ibintu bibi. Ngewe ndagira ngo mpfe ariko nzaho guye nk'ibyo. Mwaramutse neza CSP Sengabo Hilary. Mwaramutse neza Swakini. Komera. Yego namwe mukomere. So mbere mwitangazo izina ry'urwego rwanyu nabonye twubundi twavugaga ngo urwego rw'igihugu rushinzwe igorora, ariko nabonye mwanditse urwego rw'igihugu rushinzwe igororero. Iyo ni imivugira ariko n'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora. Okay. So tubahamagara rero kugira ngo muduhe amakuru wenda yisumbuye arenze kuri rero tangazo mwaduhaye kubijyanye n'urupfu rwa Aimable Karasira uzaramba. Mwatubwiye ko yafashwe arimo kunywa ibinini by'umurengera, mwadusobanurira hari isangahe yabinyweraga he gutyo? Ejo mu masaa 9 bamaze kumurekura, nagira ngo mbamenyeshe ko ibyo byabaye ari muri
mu mbuga y'igororero ategereje mu muryango yamaze no kurekurwa mu bijyanye n'impapuro. Yaramaze gusohoka igipangu? Ariko akiri mu mbuga y'igororero. Yego. Kubera yuko rero yari afite imiti yasanzwe akoresha, muzi ko agira ibibazo bye bitandukanye. Iyo miti rero niyo yafashe arayinywa mu ruhame. Abantu bamubonye bagerageza kumufata ngo babimwake, ariko bimwe deje yamaze no kubimira. Abinyweye rero afatwa no kuba ameze nk'usinzira cyangwa ucika intege. Bamujyana kwa muganga bagerageza kumufasha, ariko birangira yitabye Imana mu bitaro bya Nyarugenge. Mwabanje kumujyana kuri ya clinique y'igororero rya Nyarugenge? Yego. Bamuha first aid kugira ngo bamushyire nyine muri ambulance, bamujyana ku bitaro bya Nyarugenge. Ni mu ijoro rero hagati nibwo yitabye Imana. Ubwo ku bitaro bya Nyarugenge hageze sangahe? Amasaha sinyibuka, ariko icyo nzi cyo nuko yitabye Imana hagati mu ijoro. Hanyuma niba murimo gusoma simbizi, hari abantu bari kuvuga ngo ni leta imwishe nibiki, abantu barababwira iki Sengabo? Ntabwo byashoboka, bose wakwica umuntu warangije igihano kandi wari umumaranye imyaka 5. None se waba wararindiriye iki? Ntabwo ari byo rwose. Kandi cyiza n'ibyo dusobanura ni ibintu byabereye mu ruhame nyine, ntabwo ari ahantu h'ubwihisho byabaye ari ku manywa, ntabwo byabaye ari nijoro yamaze kurekurwa. Urumva rero nta nubwo twari no kumujyana kwa muganga ari uwo mugambo hari, ariko ibyo byose byakozwe tugerageza gutabara ubuzima bwe, ariko biranga ntibyakunda. Kandi n'igihe amaze mu igororero yavurwaga, yitabwagaho, nta umugambi wo kumuhitana niwe wabikizemo uruhare. Ahubwo birababaje kabisa. Birababaje cyane, bikwiye no kuba wenda n'isomo no kubasigaye, kuko ntabwo ari byiza gukora ubwo ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Umuntu ashobora gufungurwa akarangiza igihano cye, ubuzima bugakomeza. Reka tubashimire rero, kereka niba hari ikintu bishaka kubwira abakuri iki kiganiro Zinduka. Ntacyo no kwihanganisha bo mu muryango wa Aimable Karasira Uzaramba. Yewe namwe twabihanganisha, kuko umuntu mwagoroye imyaka 5 mu gihe yaragomba kugaruka muri societe nyine twiteze kureba ukuntu yagororotse. Ubwo ingufu zose mwakoresheje twavuga ko zipfuye busa. Birababaje pe. Yego. So mukomere rero muvugizi wa RCS kandi so ubwo Jimmy Adinana akagacu kambike amashusho ya muvugizi, kuko nabonaga ari nge mwashyizeho. So ubundi tugashyire ku mbuga nkoranyambaga. Ramesh gira yindi comment ukiraho. Ibi nini umuvugizi aravuga ko Aimable yabimwereye mu ruhame. Abazatanga ubuhamya barahari kandi benshi. Kandi wa mugani ubundi ntabwo leta ishobora yica abaturage bayo. Nje nakubwiye ndi kwibaza no kugeza n'ubu imyaka 5 yose arayitegereje ku munsi wo gusohoka mu igororero. Seeing the light at the reka nkubwiye ibi bintu Karasira Aimable Uzaramba yari yarabiteguye. Karasira Aimable Uzaramba eke Professor Niga na munsi gubusa kuva namumenya, kuva yatangira gukorana ibiganiro na Dashima, kuva bajya kumwinterviewinga yicaye kunuza ku giti cya bari baratemye mu nuza muri arboretum iruhande, arimo gutumura urutabi runini. Urumva Karasira kuvuga ko aziyahura yabivuze kenshi. Comportement suicidaire ku bantu bize bize psychology barabizi. Uyu muntu yari yarabihigiye yabikoze. Reba ibintu yeturira gahora menshi ati muzajya munsuhuza ngo gakubitwe n'inkuba, muzajya munsuhuza ngo gapfuta byaye. Yabivuze mu matariki asoza umwaka 2013 dutangira ubunane bwa 2014. Ati uno mwaka ndashaka kwindamukanya muzajya mumani gapfuta byaye gakubitwe n'inkuba. Turiho kenshi ko adashaka gusiga urubuto kuri iyi si. Turiho kenshi ko atazarongora akajya atanga ingero z'abastari batakoze mariage. Imyaka 5 ahubwo igororero ryari risa nkaho ryamurindaga hari kwirangiza na kanyago. Mu ruhame
abariho abinywera banyarwandakazi. Reka twakire telefone nk'eshatu cyangwa enye. Mbere na numvaga tutari bwakire telefone ariko numva bibaye ngombwa ko tuzakira. Nta comment nongera gushyira kuri iyi nkuru. Reka twakire. Agiye gusoza igihano cye agataha yari yahawe n'urukiko. Byagenze bite ubundi amakuru arambuye usibye izi nteruro nk'ebyiri zikubiye mu itangazo? najya mu musore yari yarangije igihano, ntabwo yari yagiye kukirangiza, yari yakirangije ndetse arimo mu mbuga ye y'igororero ategerejemo umuryango we ngo baze bamutware. Nibwo yafashe imiti ye asanganywe akoresha, arayinywa, abantu bamureba ndetse bagerageza no kumufata barabimwambura, ariko bimwe yabimize. Ajyanwa mu bitaro by'igororero, bagerageza kumuha ubutabazi bw'ibanze, byakunda ayoherezwa mu bitaro bya Nyarugenge, ari naho yaje kwitabira Imana. Byabaye igihe kibi ngibi? Byabaye ejo nko mu masaa 9. Ubwo yari amaze nyine nk'uko nababwiraga, yari amaze guhabwa impapuro, yanasinye mu bitabo yuko afunguwe. Ariko urabizi mu igororero, hagati y'igororero naho abaturage bashobora kwinjira hari umwanya. Yari agitegereje rero ko abo muryango we baza bakamutwara. Bari batarahagera. Rero niho habera isakwa ry'abarangije igihano, ni naho bategerereza ko ababo baza bakabajyana cyangwa se bakijyana. Aho niho yafatiye, yamaze no kwambara imyenda isanzwe y'abantu bafunguye, niho yafatiye ya miti ye asanga arayinywa, anywa mu ingano nini. Rero twagerageje kumuha ubutabazi bw'ibanze ku ivuriro ry'igororero, ntibyakunda, ajyanwa mu bitaro bya Nyarugenge, ari naho yaje gupfira hagati mu ijoro. Muri icyo gihe umuryango we waje kuhagera cyangwa umuryango wasanze mwagiye atarahagera? Ubwo ibyo uko bigenda, iyo umuntu amaze kwitaba Imana dutanga itangazo tukabahamagara. Icyo ntaramenya ni uko bahageze, ariko itangazo tuba twatanze nabo riba ribareba kandi turabahamagara. Icyo navugaga icyo gihe mwari kuri gereza? Bari bataraza. Yarinze agera ku bitaro ntawuje? Icyo gihe uko bigenda duhita tumushyira muri ambulance y'igororero, akajyanwa mu bitaro nk'umurwayi wese uko bigenda. Niyo abo mu muryango we baza, keretse baje bamukurikiye, ariko ubundi ni ubutabazi tuba twakoze. Afande Hilary, twagira ngo wenda udufashe, ese usibye kuba mwatunguwe nuko abatanga amakuru bavuga ko babonye nk'iyo miti, cyangwa se nk'uko abaganga bamwe bibanze babivuze, wenda igihe gikurikije ko hamenyekana niba hari n'ikindi, hari imyitwarire idasanzwe muri iyi minsi yagaragaje mbere y'uko ataha, kuko abantu barimo baribaza bati se yatinye ubuzima bwo kugaruka hanze, bwa burwayi bwe bwatumye agira kwiheba gukabije n'ibindi byinshi? Mbese nta kintu kidasanzwe Karasira cyamugaragaraga. Yari umugororwa nk'abandi, gusa uko muzi ni uko ameze. Hari igihe wabonaga nyine atameze neza, cyangwa ubundi ukabona ameze neza, mbese kuko wari umuzi niko yari akimeze. Rero ntabwo yari ameze nk'abandi bagororwa bose muri rusange. Reka tubashimire. Ni nayo mpamvu tuvuga ko byadutunguye, kandi biranababaje kubona umuntu wari urangije igihano, twaramugoroye bishoboka, tumuha ubuvuzi bijyanye n'uburwayi bwe yabahoranaga, kuba rero yitabye Imana yarangije igihano rwose ni ibintu bibabaje. Uravuze ngo mwaramugoroye, mu mvugo ze n'imikorere hari cyari cyarahindutse? Kuko mu byo yari akurikiranyweho kandi n'urukiko rwamuhamije byarimo imvugo zagaragaraga hirya no hino, aho yavugaga muri gereza aho yari ubona byaragabanyutse, kuko ni igororero nyine, cyangwa igororero byari byaragabanutse, ndetse nta n'ubwo urwo rubuga yakoreragamo biriya yari kurubona hariya, ariko mu by'ukuri niyo mpamvu tuvuga ko twabonaga ari umugororwa nk'abandi. Turagushimiye. Murakoze cyane.
arakoze cyane. Hilary ni umuvugizi w'urwego rw'igororero mu Rwanda, arasobanura ibijyanye n'inkuru mbi ya Kababaro. Muri iki kiganiro bashaka no kumenya aya makuru koko ni impamo, ubundi ukanatubwira n'iki cyabaye nyirizina. Murakoze. Amakuru yo ni impamo. Ejo mu saa 8 saa 9 ubwo ubuyobozi bw'igororero bwarimo burekura uyu gororwa ndetse na bagenzi be bandi, yagimaze kugera hanze mu igororero, ariko akiri mu mbuga y'igororero yafashe imiti arayinywa. Abantu bamubonye bagerageza kuyimwaka kuko yari ikabije ari myinshi, hanyuma bagerageza no kumujyana ku ivuriro ry'igororero kugira ngo ahabwe ubutabazi bw'ibanze. Ariko biza kuba ngombwa yuko anahavanwa ajyanwa mu bitaro bya Nyarugenge, ari naho yaje kwitabira Imana. Yego. Hanyuma n'imiti y'iki yafashe? Yari afite uburwayi busanzwe asanganywe burimo isukari, ngira ngo n'imiti yo mu mutwe, ngira ngo na pressure, sinibuka neza imiti mu bwoko butandukanye afite, ariko murabizi yuko anaburana yavugaga ko afite ibibazo by'uburwayi. Ariko imiti yo ubusanzwe abagororwa iyo bafunguwe baba bayifite, ushobora no kuba ufite imiti utari wakarangije kuyijyana n'ibisanzwe, ahubwo uburyo uyikoresha nibwo bwadutunguye. nta wari uzi ko yakwitwara gutyo, gusa birababaje kuko yari arangije igihano cye, agomba gusubira mu muryango we, ndetse n'impapuro zimusohora mu igororero zamaze gukorwa. Yari ategereje abo mu muryango we kugira ngo baze bamujyane. Abakoze ibyo ngibyo mu by'ukuri byatunguranye. Yego, ubu ngubu se hagiye gukorwa iki? Abanyarwanda babonye iri tangazo, nk'urwego muhagarariye harakorwa iki? Uko bisanzwe bigenda ni ukurikiza amategeko, kuko ubu mwabonye ko twashyizemo ko dutegereje raporo y'isuzuma rikorwa na muganga. Mu by'ukuri ibyo ni iby'ibanze tuba twabonye, ariko mu by'ukuri icyateye urupfu cyemezwa na muganga. Iyo raporo rero niyo dutegereje, nayo tuzayibamenyesha. Muravuga ko yaragiye kurekurwa, n'ubundi yaragiye kurekurwa kubera impamvu z'uburwayi, yaragiye kurekurwa kubera ko arangije igihano, mwabisobanura nabyo? Yari yarekuwe, ahubwo ntabwo yaragiye kurekurwa mu buryo bw'impapuro bwanditse, yari yarekuwe. Ariko nuko ibyo yabikoze akiri ku butaka bw'igororero cyangwa se muri compound, ariko ntabwo yari akiri no mu igororero, yari yasohotse yanahinduye imyenda, yambaye imyenda isanzwe. Rero yari afunguwe kubera yarangije igihano cye cy'imyaka 5 yari yarahawe. Yego, abantu bashobora no kwibaza, yari yarakatiwe imyaka 5 kuri cyangwa ibihe byaha n'inkiko? Yari yarakatiwe igihano cy'imyaka 5 kubera icyaha cyo gukurura amacakubiri muri rubanda. Byari bisanzwe se ko hari umuntu wari urangije igihano, uretse kuba uyu nguyu yanyweye imiti yari afite, ashobora gukorera ikindi kintu ku butaka bwa gereza bw'igororero asohoka? Ntabwo mu minsi tuyavuba ahangaha ntabyo numva nzi, niwe wabikoze, kandi gusa birababaje kandi byatunguranye. Mu buryo busanzwe mu magororero, iyo umugororwa afite imiti agomba gufata umunsi ku wundi, bikorwa biti? Ashyirirwaho uburyo bwo kuyifata, abana nayo, bigenda bite mu busanzwe mu magororero? Usibye nk'imiti wenda byategetswe na muganga yuko yayihabwa akayinywera imbere ya muganga, ariko ubundi indi miti bitewe n'iminsi ushobora kuyinywa, hari ubwo bayiguha ukabana nayo. Ariko noneho kuri iyi kesi yo gutaha, niyo yaba ari imiti wenda ushobora kunywa ari imbere ya muganga, nibura iyo uwo munsi wayitwara, ku buryo hagati aho ushobora kugira kirizi uri mu nzira ugenda, cyangwa se igihe utaragera kwa muganga ufunguwe, nk'uko uhabwa ibintu byawe uba warabikiwe, cyangwa se n'ibindi byawe wari ufite, nta gitangaza imiti yo kuba uyifite ukayitwara. Yego. Hanyuma uyu Karasira Aimable aho yasanzwe yafatiye iyi miti ni he? Ni muri seriye? Ni nahagana aho yayifatiye? Aho yasanzwe yayifatiye ni mu mbuga y'igororero, ategereje abo mu muryango we ngo baze bamutware. Yego. Yego. Hanyuma tugana ku musozo rero, mukurikije ibi
muratanga butumwa ki ku bagororwa, ku mfungwa n'abagororwa bakiri mu magororero muri rusange? mbere na mbere nabaza kwihanganisha umuryango wa Karasira, kuko mu by'ukuri natwe biratubabaje kuba umuntu twari twaragoroye imyaka 5 irashize, twagerageje kubungabunga ubuzima bwe, tugerageza kumugorora bishoboka byose. Kuba rero ku munsi wo gutaha aribwo yagerageje gukora ibintu byamutwaye ubuzima, ntabwo ari byiza, ariko byatubabaje kandi nabo turabihanganisha. Abagororwa rero nabo turabasaba kutajya bakora bene nk'ibi ngibi kuko si byiza, nta nubwo ari n'ikimenyetso cyo kugororoka. umuntu yanakwibaza wenda dusoza mu myitwarire yarafite muri iki gihe yararimo asoza igihano cye, dore yaranafunguwe, mwabonaga ko nk'uko inshingano zanyu ari ukugorora hari byinshi byahindutse mu buzima bwe? Nta kibazo yari afite, yari umugororwa nk'abandi. Ni nayo mpamvu tuvuga ko n'ibyo yakoze byatunguye, kuko ubundi yari asanzwe niyo mwaganira ukabona umugororwa nk'abandi nta kibazo, ariko kuba ibyo yabikoze nibyo byadutunguye. Ndetse ariko ntabwo tutagize ngo tumutabare, tumuha first aid mu ivuriro ry'igororero, ndetse tumutaransfera no ku bitaro bya Nyarugenge, ari naho yaje kuburira ubuzima hagati mu ijoro ryakeye. Yego, CSP Hilary Sengabo uvugira urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora, reka tubashimire. Murakoze namwe. Umuvugizi w'u Rwanda, urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora. Yego. Hari itangazo ryo kubika tubonye riturutse ku izina ryanyu riza kuri groupe abanyamakuru bahuriyeho na RCS, ribika uwitwa uw'abantu bazi nka Professor Niga. Yego, Aimable Karasira, uzaramba Karasira. Yego, duhamage tujya ngo tumenye nibyo koko ibintu bimeze bite. Nibyo rwose. Ejo amasaha ya saa 9 saa 8 ubwo bari barimo kumusohora mu igororero ko yarangije igihano, yamaze no gusohoka, ategerejwe ko umuryango we ukamujyana. Yafashe imiti yasanganywe y'uburwayi bwo mu mutwe, anywa igipimo kirengeje, ndetse n'abashinzwe umutekano bagerageza kumwambura imwe inde yari afite, ariko biranga imwe yari yayinyoye. Ubusanzwe rero yanyweye iyo miti iramusinziriza. Icyagaragaye rero kubera ko yanyweye, ashobora kuba yaranyweye myinshi irengeje, yarasinziriye, tegereza ko akanguka, ariko hagati aho tumujyana kwa muganga mu bitaro bya Nyarugenge, birangira yitabye Imana mu masaha y'ijoro, hagati mu ijoro. Yasinziriye ntiyagaruka? Ntabwo yagarutse kubera iyo miti nyine yanyweye myinshi. None se mfite ikibazo, ariko raporo y'isuzuma rya muganga bwo ntibiyikuraho, ntabwo iraboneka. Raporo y'isuzuma rya muganga ntabwo irasohoka, ariko twebwe ibyo nibyo twabonye ejo rigikubita. Hanyuma bityo nshobora kubaza ikibazo. Karasira wari ufite, wari ku miti yo mu mutwe, kuki iyo miti mwamemereye kuyigumana? Kuki atazaga bakamuha doze nk'uko yabaye prescribed by the doctor cyangwa se physicians, akayimira wenda akazajya aza kuyimira atayitunze we ku giti cye? Kuko mu bihe byashize we yaravuga ati ngiye nshobora no kwiyahura, nshobora gukora ibi ngibi. Kuki mutagize ayo makenga? Kubera ko yaratashye, kandi bigaragara ko ari muzima. Urumva ntabwo ari ibintu, nubwo arwara mu mutwe, ariko ntabwo byari ibintu bihoraho. Yasabye imiti kugira ngo nyine ayitahane, kuko urumva umugororwa yemerewe gutahana imiti ye yakoreshaga ku igororero. Ariko ku igororero ubundi yazaga kuyifata gusa atayitunze we aho yari ari, wenda muri seri yari arimo. Yego, none urumva yafashwaga n'abaganga kubera ari kumwe nabo, ariko kubera ko yaratashye ibye byose yagomba kubitwara n'imiti irimo. Yego. Hanyuma umuntu yakwibaza, yayinyoye
akirimo imbere yayinywereye hanze cyangwa hari ahandi hanze yasohotse rwose yambaye n'imyenda isanzwe atari kuvuga ngo yambaye n'imyenda y'abagororwa mu kibuga hanze rwose aho niho mwamuvanyemo umujyana kwa muganga cyangwa mwamushubijemo imbere y'igororero? Yego niho yakuwe ajyanwa kwa muganga. Umuryango we wari uhari cyangwa wari utaraza? Wari utarahagera. Hanyuma uretse wenda se icyo kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe yari afitiye n'imiti, hari ibindi bimenyetso mwajyaga mumubonaho wenda bigaragaza ko ashobora kwiyahura aramutse agiye no mu buzima bwo hanze bitagenda neza? Mbibaje kubera ko twigeze kumva inkuru zavuga ko aho yararaga ajyaga avuga ko arara hafi y'umuntu bita Kazungu, avuga ko yarotaga murya. Yaje niko abavuga, ariko urumva uko umumuzi niko n'ubundi yarakimeze. Ibyo byabaga ari ubundi mwaganira ukabona ni muzima, ubundi ukumva avuze ibintu bitari byo, ariko nta bidasanzwe yari afite bitandukanye nuko musanzwe mumuzi. Ariko se ubundi Hirare, yes, mu by'ukuri ngira ngo umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe ntabwo aryozwa wenda ibyo yakora mu gihe ari muri state yo kuba ari niba ari incoherent, niba ariko nabyita. Urumva ko kuki mukimara kumenya ko afite uburwayi bwo mu mutwe kuki atarikuwe wenda kigafatwa nk'ikimenyetso cy'uko mutafunga umurwayi wo mu mutwe, mutafunga umuntu utari timamu, reka mbivuge mu Giswahili. Ibyo byo sinabijyamo n'iby'abacamanza, sinagenda uko ameze n'uko ateye, ariko twebwe icyo tuzi cyo nuko umuntu iyo arwaye ahabwa imiti ajya kwa muganga, ariko ibijyanye n'idosiye ye n'ubuzima bwe ibyo bireba abacamanza. Hirari, ese ku bantu baba bagiye gutaha, reka mbaze ikibazo muri rusange, mwaba mufite urwego wenda rushinzwe kubaganiriza mukabakora nk'icyo nakwita counseling, ku buryo aho asohotse hatandukanye n'aho agiye, ku buryo najya hanze aziyakira muri sosiyete isa nk'aho ari nshya agiyemo bitewe n'aho aturutse, ku buryo agiye afite n'icyo kibazo cyo mu mutwe wenda yagenda ibintu byoroshye? Kuko reka nunganire Mutabaruka kuri icyo avuze, kuko twagiye tubona abantu benshi bava muri gereza cyangwa bava mu igororero, yagera hanze agashaka no kuba yakora ikindi cyaha kirusha icyo yakoze kugira ngo asubireyo. Bigaragara yuko counseling nayo ishobora kuba bagiye gutaha hari ukuntu idafite imbaraga zihagije. Oya, counseling irakorwa ndetse n'abagenzi be barayikorerwa, si we wenyine, ntabwo ari ukuvuga ngo ni we wenyine. Ahubwo biterwa nanone n'imiterere y'umuntu cyangwa uburemere bw'uburwayi afite. Ariko none mbibutse yuko ntabwo yagiraga n'ibindi bibazo ngira ngo bya diabete, murabizi. Yes, yeah. Na za pressure. So niyo miti yanyoye nuko ntari umuganga neza ngo menye ngo ni buhe bwoko nangwa navuga yamize, ariko n'uruvange rw'imiti iyo yose yarasanganywe y'uburwayi bwe. Rero reka tugushimire kubw'uyu mwanya uduhaye, dutegereze ibizava mu byemezo bya muganga, twihanganisha umuryango wa Karasira, ubwo dutegereze ibizava muri raporo y'impuguke. Yego rwose turabihanganisha. Icyo tutashidikanya ubu ngubu ni uko yitabye Imana.